hari umuvandimwe wari uri kumwe na Gogo yitaba Imana, Bikem, wakigira imbere hanyuma uyu mwanya nawe hanyuma ugatanga ubuhamya, nawe ukomere. Najyaga nkubona ku ma YouTube no ku mashusho ariko ndakubonye nanjye ndakwihanganishije. Yes, ashimwe. Praise be to Jesus. Muraho. Hello, everybody. Kandi mukomere. Be strong. Kanya nkaka kuvuga kuri Gogo ntabwo byoroshye. It's a little difficult to talk about Gogo at this moment. Njye nitwa Bikorimana Emmanuel. His name is Bikorimana Emmanuel, Benshi bazi nka Bikem wa Yesu kuri social media. who is known by name Bikem on social media. Gogo kuri njye ni mushiki wanjye. Gogo is a sister to me, Ni umwana wanjye. my daughter, Ni ibyishimo. my joy. Nahuye na Gogo kubera misiyo y'Imana. I met Gogo for God's mission. Njye namaze gusobanukirwa ko umugambi w'Imana naremewe abandi bantu. I have already understood that by the plan of God, I was created for people. Mu buzima busanzwe njyewe mfashe impano z'abantu kandi ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, apfa kuba afite impano n'umuhamagaro wo gukorera Imana. I usually help people with developing people's talents. Mfite benshi bamaze kunca imbere nagiye ngirira umumaro mu by'umuziki. I have helped so many people about music Kuko niko Imana yampamagaye. because I've been called upon this by God. Nahuye na Gogo ndishima. By the time I met Gogo, I was really happy. Imana intuma ibintu nka 2 cyangwa 3 ngomba gufasha ubuzima bwa Gogo. God always calls me upon helping people about 2 things, like Gogo. Ikintu cya mbere Imana yantumye gufasha Gogo ni ukumubwira ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu nta n'ahandi kuri itamugeza. The first thing that God sent me to help Gaga with was to inform people that there's no far away that people can take people from and make them reach somewhere. Nakunze uburyo yakiriye iyo logique kuko niyo twaganiraga kuri televiziyo yavuze ngo ni ikihe kintu gikomeye wumva Imana gukoreye, akambwira ngo ndashima Imana ko nta hantu kuri itakura umuntu nta n'ahandi itamugeza. I liked it the way she accepted and understood this, because she replied by saying, I thank God because God can take people from far away and reach them in a long distance. Ikindi kintu nafashije Gogo kumwumvisha nka misi Imana ari yampaye, nari ndi kumwumvisha ko umuryango we ari mugari, kuko Gogo twahuye mu mateka yambwira ngo ntabwo mfite mama, ntabwo mfite na papa, ntabwo mfite n'umuntu tuvukana. Nibyo ku muryango wa Gogo duhuye namufashije kumva ko naba musaza we, n'undi uri kureba ibiganiro namukoreshaga yaba mama, n'undi uri kureba yaba papa, n'undi uri kureba yaba muri mukuru we cyangwa se muri umunawe. Bituma Gogo abona umuryango mwinshi cyane nyuma yo kubura se na nyina, awubonera kuri YouTube system. By the time he met with Gogo, the first thing that he tried to make her understand was to feel like being in a family. The community was considered as her family, so I considered her as my sister, my daughter. So I just made this YouTube publication to let Gogo know that all the people are her member. Ninduri hano waba warakunze imvugo za Gogo ku buryo ajya kuryama akabanza akareba ukuntu Gogo aganira kureba gusa. Can I see someone who was pleased with the way Gaga was talking on social media? Many people are there. Umuntu wese ufite telefone ya smartphone ifite internet mu Rwanda byari nk'itegeko ngo abazi Gogo. Whosoever It was compulsory for whosoever had a smartphone on internet to follow Gogo's publication. Ndashima Imana ibyo yankoresheje mu gihe cyanjye kuri Gogo. I thank God for having helped me or used me with Gogo. Impamvu ndi kuvuga ibi nuko ari nge wari ushinzwe umuziki
n'itangazamakuru rya Gogo muri team management. The reason why I'm saying this is because I was in charge of music and media for Gogo. Indirimbo nyinshi mwabonye Gogo yakoze zasohotse ninjye wazikoze. He was in charge of all the songs that have been uploaded on YouTube, haba za audio ndetse n'amashusho. either audios or visuals. Ibyo byose nabikoranye ubwitange nta kiguzi nsabye Gogo kugira ngo mubwire ko nta hantu kuri Imana itakora umuntu. He did all of these willingly without expecting any payment, because I had already realized that Gogo is doing the ministry of God. Simvuga ibi ngo hagire ubyumva nshimire cyangwa angororere, ariko nzi ko mu bantu Imana izaha ikamba ryo gufasha Gogo nanjye ndabizi ndimo. I'm not saying this, or I'm not telling people this so that they can reward or pay me for this. I'm just saying this because I know whatever I did, I was expecting the crown of God by the end of this. Niyo abantu batabyumva cyangwa batabishima, nzi ko mu ijuru hari ingorano z'abafashije abantu. Even if people don't understand, I know that there are rewards for people who are serving God here on this earth. Bantu mudukurikiye nsoza. Dear followers, at the end, as I come to an end, gira neza wigendere. please do right and live. Ineza umuntu ayisanga imbere. Kindness is ahead. Ikintu ukora uyu munsi ukagisuzugura, ejo ushobora gusanga cyabaye ikintu kinini. Whatever you do today and ignores it, you may find it ahead tomorrow. Dore ibintu Gogo yambwiye ajya gupfa nge. These are the things that Gogo told me before she died. Twari twagiye mu giterane muri Uganda muri district bita Kakumiro district. We had attended a concert in Uganda in a district called Kakumiro. Twararirimbye hari kuwa gatanu. It was on Friday. Sinzi niba mwarabonye izo video nazikize hanze. Gogo yatambiye Imana biri cyuya. I don't know if you have already watched such videos. The time we were there, Gogo worshipped God until she sweated. Mu gihe cyose nagendanye Gogo nkanjye umukorera umuziki n'ibiterane twagiyemo, none umwana yarabyinnye ndabati none haratahira mu iki giterane. Whenever I was working with Gogo, I was really afraid because I could ask myself, this girl is going to die here before the time. Byageze kuri etape Gogo adusanga mu ntebe n'abapasiteri, cyakora byarandenze mbwira cameraman wanjye ati byo noneho ntubyerekane. Gogo yateruye inkoni ajya gukubita umuntu wese ari gushaka gutambira Imana. The time came because I was afraid, and Gogo was beating people, asking them to stand up and worship with her. But I told the cameraman not to film this because I didn't want people to wonder. We yarari kubyina none yabona wasigaye wicaye ntabyumve ntabikikire aturinde wo kwicara niko tutabyina kandi nanjye ndi kubyina agaterura inkoni mu giterane akajya mu pastor agakubita. When she was dancing and saw people without helping her dance, she was motivated to go and strike people with a stick because she was not happy seeing people without helping her in this worship. Allow me to glorify God for Gaga. I have already understood this as a joyous event. I don't consider it as a tragedy. This is a ceremony. Although we cry because we are emotional and happy, Hallelujah. Amen. But in heaven, people there are dancing the victory from this great achievement of their daughter. Whenever a humankind or a human being dies, that means this is the end. There are three important things that you should be aware of. Whosoever has accomplished such things dies. I'm going to say this, don't be afraid. Because there might be someone who has accomplished such things and might die. You have said in Jesus' name. When God calls you, you are rejecting. Whosoever who has been created by God has to take care of these things. Don't be afraid. All the creatures of God have their time of dying.
And they have what will kill them, afite n'aho azagwa. and where they will die from. Ibyo ni bingahe? How many? 3. Ikizamwica, What will kill you, aho azagwa, where you will die from, n'igihe azapfira. and the time you will die. Nabonye amagambo menshi ku binyamakuru kuri social media. I have read many texts, many messages on social media and papers. Abantu bibaza impamvu Gogo apfuye mu gihe nk'iki. People wondering why Gago has left us very soon. None abandi bibaza impamvu aguye Uganda. And people were wondering why she died from Uganda. Abandi bagira amatsiko y'icyamwishe. And others were curious of her death. Twebwe nka team management ifasha Gogo twari twamuherekeje mu rugendo rw'ivugabutumwa. We as team management which had accompanied her in that gospel message, gospel concert. Niyo twari gusenga amavi agakoboka ntacyo twari guhindura ku mugambi w'Imana. Even if we had prayed until our knees hurt, we could not change God's plan. Nothing. Iby'isi yavuga no comment abantu batanga ku social media. Iyo umugambi w'Imana ugeze igukeneye niyo waba uri kubyara umwana bamuzima nyina gapfa. Whatever people say here on earth, it cannot change the plan of God. Even if you are giving a birth to a baby, whenever it is a time, they will die. Turashima Imana rero kwiruhuye Gogo. We thank God for giving a rest to Gago. Bibiliya ngo mugende muruhuke imiruho n'imihati. The Bible says, "Go and rest." Kandi imirimo yanyu mwakoze igende baherekeje. And your labors are following you. Gogo afite imirimo. Gogo had the works. Ngenda bihamya ko Gogo afite imirimo. I testify this. Gogo has the works. Nkurikije kuvuka kwa Gogo n'amateka ye nuko yakuze nukuri Gogo atashye Imana imusoreje isezerano ryo kumwamamaza. According to her birth and her background, I testify, I prove that Gogo has departed when she had already achieved God's plan here on earth. Abantu bose basenganaga na Gogo bajyaga banyandikira kuri WhatsApp, hari n'abasabaga gutanga ubuhamya bw'ibintu biri kumubaho ukuntu Imana yari yarabimubwiye. Ndashima Imana ko amaso ya Gogo yabashije kubona imirimo y'Imana ku buzima bwe. All the people who were following what was going on social media used to text me and tell me, "Praise be to God, because Gogo has achieved her goals, her dreams." Dore message ebyiri Gogo ansigiye ngo nsibahe. These are the 2 messages that Gogo left behind for me to give you. Indirimbo ya mbere nari mperutse gusohora ye iravuga ngo repent ngo mwihane. The first song that I have recently produced is named "Repent, because God is near." Nta muntu uri hano wakwihanira mwibi birori. Is there anyone who would like to repent in this ceremony? Akaba yumva ruhijwe n'ibyaha ariko kubw'ubutumwa bwo gasiza avuga mu ndirimbo ngo mwihane akaba yaje hano afite itabi n'urumogi abizana bijugunya hano tubitwike. Maybe you are heavily laden by the sins, either alcohol or any drugs. Please bring them here. We can burn them. Nje muri ibirori byo gutaha k'umwana w'Imana pastor. In this ceremony of the going home of God's daughter. Ngeneye abantu baruhijwe n'ibyaha by'ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi n'uburozi n'umuntu waje afite uburozi hano. Icyambere nta muntu aroga ngo bikunde niryo tangazo. I need to inform the people that you would repent. You have to repent now. This is the announcement I'm giving to everyone here. Nukuri abari muri Kristo ntiturogeka. Those Christians cannot be poisoned. We are not to be poisoned. Uwabizanye tumuhaye amahirwe nabijugunya bitaraba nabi. No one will poison us. I'm giving this opportunity to that one who is holding anything that will be used to poison people. Bring them. I'm going to ban them here. I'm sure with him that there are great things that God is going to do here in our midst. Hari umuntu wumva ruhijwe n'ibyaha ko Gogo asiza tubwiye ngo repent mwihane azamura ikiganza pastor aze kumusengera ku munsi nk'uyu. Is there anyone who is heavy laden that would like to repent so that he can raise his or her hand to come and hear so that the pastor can pray for him? Ninde ushaka kwakira agakiza ku munsi wo gusezera Gogo ngo nawe azamusange mu ijuru? Urakoze cyane. Who would like to receive salvation? Urakoze cyane. Uyu muntu aje kwihana. This man is going to repent on this ceremony. Nyenaye n'undi muntu waruhijwe n'ibyaha n'amakarande ushaka kuvuga ngo ku gituro cya Gogo uyu munsi ndashaka ko Yesu ansura nanjye akaba mu bugingo nkazasanga Gogo mu ijuru.
I need ngiye another gutanga person. iminota 2 gusa. I'm giving the 2 minutes only. Hari umuntu Imana ishaka kurengera muri iri teraniro. There is someone God would like to save in this minute, in this ceremony. Satani ari kumubwira ngo wigenda. Satan is whispering to them, don't go. Ndashaka umuntu ushaka kwihana ku munsi go kuko impamvu ndi kuvuga Gogo yaseze ambwiye ngo ubwira abantu bihane. The reason why I'm inviting people to come and repent is because before Gaga left, had told me to tell people to repent. Nundi ushaka kwihana naza apfukame hano tumusenge. Hari abantu Imana igiye gubugingo muri iri teraniro ryo kwa Gogo. Ijuru ryabitangaje. Eternal life. Umuntu ushaka kwihana ibyaha ku munsi Gogo yatashye. If there is anyone who would like to repent, promotion idasanzwe. this is a promotion that has been given to you. Naze hano ubu mwijuru bari kwishima. And there's a joy in Kubera heaven. iminyago Gogo ashyiriye ijuru. Because of what Gogo Hari has kubera taken to heaven. ibintu narabwiye ngo n'umuntu waje afite uburozi arabusiga aha nta I waruga ngo told you that one who has brought the charms will depart without anything. mbega iteraniro ryiza we. What a wonderful service. Ikiba cyita Going to be that there are people who are going to go back nta home muntu with uri their hano sins. wasize ahanye misiyo yo kujya gusambana no kuroga. Umva uyu mugore wandike message ibwira uwo muntu ngo uyu munsi ntibigikunze If there is nakize. anyone who had a plan to go and fornicate with Nimba wari ufite someone, ibyo bitekerezo nawe today ngwino hano murahari send a ndababona. message and say, I have changed my mind. If you are there, please come here to pray, to be dore prayed ikintu for. Imana ikoze kitazibagirwa mu This mateka is yacu. what God has done that will never be forgotten in our history. na Goga hari mu ijuru bari guseka. People are laughing there in heaven where Urupfu Gogo is rw'umukiranutsi now. ruvuza ubutumwa. The death of Hallelujah. preaches. Nguko iyo abacu batashe dukwiye kuba tumeze. This is the way we should behave whenever our beloved brethren have gone home. Njyewe nsoje misiyo y'Imana yantumye. That was the mission that God has given to me. Goga araruhutse. Gogo has taken a rest. Ahubwo nimwe murushye. People here are tired. Ugiye abaruhutse. Whosoever dies is resting. Nitwe dusigaranye umuruhu. Only people they leave behind are very tired, heavy Iri laden. teraniro ryose ndabasengeye muzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. I wish you to die the righteous death, if whosoever is here. Murakoze cyane. Thank you so much. umuntu waba usigaye reka dutange amahirwe ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami. Twese nuko twakirijwe yaza agahagarara. Turirimba indirimbo ya 318 igitero cya mbere n'icya nyuma. Hanyuma buri wese wiyumvamo ikaze wumva ashaka kwihana kuri uyu munsi atambukeze hano. Tugiye iwacu mu ijuru muze misigara musingiza umucunguzi muze misigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze misigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze misigara nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira ukizu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye merera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye merera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane. Reka dusenge Imana maze nsabe abapasitori bose bari aha n'abarimu murambike ibiganza kuri aba bantu hanyuma nyobora isengesho.
nanone mwami Imana yacu turagushimye twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe ku munsi mwiza nk'uyu umunsi w'ubutumwa bwiza bwa Gogo aho wihesheje icyubahiro muri iki giterane abantu b'Imana bakaba bihannye reka imitima yabo yeze reka imitima yabo yitunganye ibyo bihana ni wowe biza ariko Mana wongera kubatuza nk'Imana yacu buri wese akujya abwirijwe nawe kandi ibyo ubona kuri wo Mana uyu munsi uba umunyago kuri wo uyu munsi umunsi w'amateka kuri wo aho bazajya bavuga ubuhamya neza ko bakijwe ku rupfu rwa Goriyose reka Mana urupfu ruba ubuhamya ruba ubutumwa bwiza bahindurwe nawe Yesu abahindure kandi abategure igihe gikwiriye Mana azabageze mu bwami bw'ijuru urakoze Mana ubahe guhinduka rwose kandi ubabonere ijuru ni mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu amen. Imana ibahe umugisha cyane. batari bagenda hari perezida wa njyanama hano barahari babajyana bakabajyana